ramba ndetse ugire amahoro wo gukurikiranye Lioness 250. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye kunoza, ibyo dukwiriye gukosora mu rwego rwo kurushaho gutwara ubuzima neza. Ndagushimira kandi wowe wamaje gukora subscribe. Nanakubwira nti jya ukomeza usangize abandi ibyo tugenda twibukiranyaho kugira ngo nabo bikomeze kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi nawe utarayikora nakubwira nti ukandeho ndetse ukande no kukayogera kugira ngo notification ijye ikugeraho ku gihe kuri telefone yawe cyangwa se kuri computer yawe. Uyu munsi rero nje kukwibutsa ku kintu kijyanye nuko utajya ubura ibikoresho runaka. Hari igikoresho tugiye kuvugaho muri akanya, kandi nawe ndabizi ko iki gikoresho ugikoresha buri munsi cyangwa se kenshi. Uyu munsi nje kukubwira ku gisubizo cyo kuntu utazajya ubura amasogisi yo kwambara asa. Hari abantu benshi bata umutwe kubera ko babuze amasogisi. Ukabyuka umaze gukaraba, uri kwitunganya, umaje kwitunganya, ugiye kwambara amasogisi, ukashaka isogisi rimwe ukaribura, ukabona rimwe, irindi ukaribura, ukabona irindi ukabura iryari. Ibyo bintu bitera stress, hamwe ushobora no kujya ku kazi usanga wataye umutwe kandi kubera iki? Amasogisi. Bavandimwe rwose, amasogisi ntazongere kukubera ikibazo kubera ko wabigizeho uburangare. Ni iki rero wakora? Niba uvuye ku kazi, ikintu cya mbere ugomba gukora, cyangwa se niba ukuyemo inkweto wari wambaye amasogisi, ni byiza ko isogisi urikuramo ukarishyira mu rukweto nk'urwari wambaye, n'irindi ukarishyira muri rwa rukweto, kuko ntabwo urukweto rwo rwatakara ngo hasigare rumwe, ariko amasogisi yo ashobora gutakara. Nubikora gutyo rero, ubutaha uzajya kuyasukura cyangwa se kuyamesa, uyabone kwa kundi wayashyizemo mu nkweto zombi. Icyo kintu ni ikintu cya mbere ukwiriye gukora. Apana bimwe byo kuza ugakura imisogisi ukajugunya hariya munsi y'intebe, urukweto ruri aho ngaho imbere y'intebe, ejo wajya kureba ugasanga isogisi ni rimwe. Niba rero umaze no kuyamesa, iyo bibaye byiza ugiye kuyanura, ugomba kuyabikana hamwe, ukayafatira hamwe, ukayabikana hamwe. Reka turebe urugero rwiza rw'ukuntu ukwiriye kubika amasogisi ari hamwe. Urafata isogisi ryawe rimwe urishyire hejuru y'irindi, ubundi uyazingane yombi, kandi ni ibintu biba bigaragara neza rwose ko bikitse neza. Ntago rimwe rishobora kubura riri kumwe n'iryaryo. Ubwo nyine uyabuze wayabura yombi, ariko ntago wabura rimwe. Kugira ngo urabibona ko hari n'akantu kaba kazinze neza, kagaragara neza rwose, gasukuye, ukakabika neza. Ushobora no kuba uri kwihuta, nta mwanya ufite wenda wo kuyazinga neza kuriya witonze, ugahita uyafatira hamwe ari abiri, ugahita uyazingana vuba vuba wihuse. Icy'ingenzi ni uko uba ufite amasogisi yawe uko ari abiri, utabitse rimwe ukwaryo. Iyo uyafite gutya aba ari abiri, urajya kwambara amasogisi yawe uyafite hamwe. Ariko nufata rimwe ukarishyira ukwaryo, n'irindi ukarishyira ukwaryo mu myenda, ni hahandi uzasanga ubonye rimwe ukabura irindi. Usange rero biguteye ikibazo kandi bitari ngombwa. Wakoze cyane rero kunkurikirana. Guhera uyu munsi ntuzongere kugira ikibazo cyo kubona isogisi rimwe ukabura irindi, ahubwo amasogisi yawe ajye ahora ari kumwe, kuko n'ubundi akorerwa hamwe, ntago ari igikoresho kigenda ari unique, ni pair. Niyo mpamvu babyita pair, biragendana. Amasogisi aba ari abiri. Naho utare tuzasubire utongera kumbwira ngo wabuze amasogisi, ahubwo watangiye kujya uyabikana hamwe. Usige igitekerezo cyawe muri comment, unasangiza abandi video, ndetse utwibutse natwe ibyo twakibukiranyaho bya buri munsi. Tuzasubira ubutaha ntawe ukibura amasogisi. Ciao, bye.